no mukibaza none se niba duhanwa kimwe yewe ndayitanze ufite akababaro k'ibintu nshaka mbona babinyemye banzungagije bangije mu iryo tegeko bari bakwiye gushaka ukuntu wahawe ruswa ariwe yari akwiye guhanwa byibura we bakakwihanisa. Arakoze. Niba ahawe serivisi mbi najye ku muyobozi ukuriye uwamwimye serivisi cyangwa wamuhaye serivisi mbi, mu gihe naho abona yuko nta kintu birumvikana na kirimo kirakorwa kugira ngo abone iyo serivisi, tumusaba yuko yabwira urwego rw'umuvunyi. N'amategeko kugira ngo hari ukuntu akoze tukayumva uko atari. Yabaye nk'urugero nani ntazo bitekereza kare, ariko yavuze ati utanze ruswa n'uyihawe bahanwa kimwe. No mukibaza none se niba duhanwa kimwe yewe ndayitanze ufite akababaro k'ibintu nshaka mbona babinyemye banzungagije bangije, yanavuze ngo nisove niba ari kwisova ngo niyokore noneho ashaka kwirokora, noneho bagamenye ushaka kwirokora uwo nirokoyeho mukaduhana kimwe. Mwumva imyumvire yanjye, numva iryo tegeko bari bakwiye gushaka ukuntu wahawe ruswa, kuko ntabwo wayihabwa utayisabwe cyangwa utakoze igitekerezo utakoze uburyo wakayibonye, ariwe yari akwiye guhana byibura we bakakwihanisa. Arakoze. Kuko yabivuze ko utanze ruswa n'uyakiriye bose baramwakira. Niyo mpamvu baramwakira. Uriya iyo umuntu agiye guhana abahana iki? Abahana imyumvire mibi yatumye ajya gukora icyaha. Bavuze ngo hakabaye hahanwa uwahawe ruswa gusa kubera icyo wowe wayitanze. Niba ari uburenganzira bwawe, kubera iki tuzi uburyo inzego zubatse utagiye ku muyobozi uri hejuru ye ukavuga yuko kanaka yanyimye serivisi kugira ngo muhe ruswa? Ukuvuga ngo aho harimo uruhare rwawe, nawe rero ugomba guhana. Ariko iyo tugarutse kuri itegeko riravuga ngo iyo umuntu atanze ruswa kugira ngo afashe inzego z'ubutabera kubona ibimenyetso, icyo gihe we ntabwo afatwa nk'uwatanze ruswa. Urenze tisi y'amahoro n'umutuzo mu bantu.
amafuti ndetse n'amahugu witwa ruswa inyoroshyo bitugurwahana ndajijisha uwo bakuje ntagira ijambo ry'ukuri. Nibyo koko turi muri iki cyumweru turiho mu bukangurambaga bwo kurwanya ruswa n'akarengane. Uburyo bumwe bwo gukemura ibibazo by'abaturage ni no kubasobanurira uburenganzira bwabo, kuko akenshi usanga bishora muri ibyo byaha bya ruswa kubera yuko batazi yuko ari uburenganzira bwabo guhabwa izo serivisi, bigatuma usanga baca iyo ubusamo, ari nabyo usanga bivamo gutanga ruswa. Rero ni ukongera kubakangurira yuko badakwiye gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose kuri serivisi bahabwa. Impamvu zitangwa z'uko batinda guhabwa serivisi cyangwa se bahabwa serivisi mbi ni umwanya wo kubasobanurira yuko badakwiye kwihanganira guhabwa serivisi mbi cyangwa se guhabwa serivisi zitinze nk'aho abakora aya makosa badafite ubuyobozi. Turabakangurira kwegera ubuyobozi, kubagezaho abakora nabi, akenshi wenda bagakora nabi cyangwa bagatinda gutanga serivisi kuko baba bagamije kugira ikindi babasaba. Buri muyobozi agira urwego rumukuriye, yewe no mu nzego nkuru hari aho aba ashobora kwiyambaza. Turababwira rero tuti niba ari ku rwego rw'umudugudu, hari urwego rw'akagari, hari urwego rw'umurenge, hari urwego rw'akarere, abo bose ntabwo bashobora kuba bajya muri ayo makosa yo kwima umuturage serivisi. Niba ahawe serivisi mbi najye ku muyobozi ukuriye uwamwimye serivisi cyangwa wamuhaye serivisi mbi kugira ngo amufashe, haba ari ugukebura uwo mukozi cyangwa kumuhana, haba ari no kugira ngo noneho umuturage yihutishirizwe guhabwa serivisi. Mu bundi iyo umuntu ahawe serivisi akabona ko serivisi atari nziza, cyane cyane tumushishikariza guhita amenyesha umuyobozi uri hejuru y'uwo utanga serivisi, kagaragaza igihe bisabye cyangwa se birimo biratwara kugira ngo abone serivisi, kuko inzego zitandukanye ubundi hari icyo twita inyandiko igaragaza uburyo serivisi itangwa n'igihe bisaba n'ibisabwa kugira ngo serivisi itangwe. Mu gihe rero umuturage afite ibisabwa byose kugira ngo ahabwe serivisi akabona birimo biratinza, tumusaba yuko abanza akabwira umuyobozi uri hejuru y'uwo nguwo urimo utanga serivisi. Mu gihe naho abona yuko nta kintu birumvikana kirimo kirakorwa kugira ngo abone iyo serivisi, tumusaba yuko yabwira urwego rw'umuvunyi icyo kibazo afite, twaba twamufasha kugira ngo abe yakibona nk'uko amategeko abisaba. Mu cyerekezo rero cya 2050 igihugu cyihaye nuko u Rwanda rugomba kuzaba ari igihugu cya mbere mu kurwanya ruswa ku isi. Hasigaye imyaka 28. Muri iyo myaka 28 birashoboka. Ni nayo mpamvu twihaye cyangwa se turimo turashyira imbaraga cyane mu rubyiruko. Izi ndangagaciro turimo turavuga zo kwanga ruswa, kwimakaza indangagaciro za kirazira, ruswa n'imbi ni kirazira. Turimo turazamura urubyiruko kuko muri 2050 nirwo ruzaba bari abayobozi mu nzego zose zitandukanye, kugira ngo bazamukane n'izo ndangagaciro zo kwanga ruswa, indangagaciro z'ubunyangamugayo. Ubu ngubu iyo turebye ku rwego rw'isi, twagendera ku bushakashatsi bukorwa na Transparency International, u Rwanda rufite amanota 53, ruri ku mwanya wa 52. Ku rwego rwa Afurika turi aba kane, ku rwego rw'ibihugu by'iburasirazuba turi aba mbere. Muri izi ngamba zafashwe rwose ndizera neza yuko muri 2050 aba bana batoya, uru rubyiruko niruzamukana izi ndangagaciro, nta kabuza yuko u Rwanda tuzaba igihugu cya mbere mu kurwanya ruswa muri 2050.